indangagaciro yo kwifata ndetse no kwihangana. Muri iki gihembwe cya mbere ku mwihariko uhereye ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu tuzavuga ku kintu cyitwa kwifata cyangwa se self control cyangwa kwirinda, ariko specially tuzavuga ku ngaruka, ubwo ni consequence ndetse n'inyungu same time. Tuzavuga ubwiza cyangwa se icyo twuka mu kwifata, tuvuge ndetse n'akaga ko kutifata, bityo twumva agaciro n'umumaro bwako, bitume turushaho gushakisha indangagaciro. Murabizi ko turi mu myaka 7 yo guhinduka transformation, dushyira umurongo ku kintu cyitwa character cyangwa se kurushaho guhinduka dusa na Kristo. Sinabitindaho, sinabivuga byinshi cyane, ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe umukunzi wacu uvuye ahangaha yatanze ubuhamya buvuga ku level nk'eshatu. Avuga kubohoka kwe, avuga guhinduka kwe, avuga ndetse gukira kwe mubiri, avuga no kubona akazi. Ubuzima hari ibintu by'agaciro cyane umuntu agomba kwitondera kurusha ibindi, kandi rero uwagize Imana n'uwatunze bya bindi by'agaciro bibyara ibindi. No, sometime urashobora gutakaza imbaraga ku kintu kitazarama, kitazabaho, kitazakomera, kandi wagatakaje imbaraga ku kizabyara ibindi. Urugero, hari abashobora kumenya uburyo barema imirimo bakihangira umurimo, uwo murimo ukaba ufashe uhagaze neza, bakarusha babandi bamenye gucunga amafaranga no kuyabika ariko batamenye gufata isoko yayo. So transformation, character, guhinduka, tujye tubisubiramo, niyo koze yo kugubwaho neza. Nta kaga mu buzima nko gutunga utatunganywe, kuko nibyo watunze ushobora kubibamo neza. Gusa ikibabaje nuko iyo tubivuga gutya tuduhangana na conception y'isi iri totally different. Mwisi banzo ntungishe ibyo gutungana bizaza nyuma cyangwa se ndibikanaze nta kibazo, ariko mu Mana tungana mbere rwose, niba na ngombwa bigufate the whole life, noneho gutunga kuze gusanga uwatunganye. Niyo mpamvu tuvuga cyane ikintu cya transformation, tukavuga ikintu cyo guhinduka, cy'umudendezo, cyo kubaho neza, cyo gutekereza ubuzima. Niyo mpamvu abantu batazi gushaka iyo Mana, bayishaka bazi gushaka ibyayo, baje gushaka ikiganza cyayo, ariko ntibashake mu maso hayo. Nyamara mu maso hayo niho hatuma uhinduka ukazahindurwa. Rero ku mwihariko iki gihembwe cya January, Feb na March cyangwa se kwambikwa kwa gatatu, tuzavuga ikintu cyitwa kwifata cyangwa se kwirinda. Ariko dimanche ishize twatangiye kwifata ku kirebana n'ikintu cyitwa ururimi, imvugo cyangwa se amagambo. Navuze yuko amagambo arema, arayimana. Bibiri ivuga ko mbere na mbere hari ijambo, ijambo ryariho hamwe n'Imana, ijambo ryari Imana. Barakomeza ngo nta na kimwe cyaremwe kitaremwe naryo. Myani magambo everything iva ku ijambo. Ariko rero ikitangaje gifite n'agaciro si uko ari ijambo gusa ry'Imana, even n'amagambo yacu cyangwa se amagambo Imana idushyira mu kanwa byaduhindura. Ubundi isoko y'amagambo tuvuga ni eshatu. Ushobora kuvuga amagambo amvuye mu njyewe Masasu, ushobora kuvuga amagambo avuye ku mwanzi Satani, ushobora kuvuga n'amagambo avuye ku Mana. Rero turasa na computer, icyo dusohora nicyo wadushyizemo. Buriya computer ntabwo itanga icyo watayihaye, nta computer irema isubiza ibyo wayihaye. N'umwana w'umuntu nawe icyo wariye, icyo wapakijemo nicyo uzasohoramo. Nimba umuntu yimenyereje ijambo ry'Imana akarimenyereza, hazagera ahantu azavuga nk'ijambo ry'Imana. Actually azavuga kuko ikikurimo nicyo usohora. What you pack in nicyo usohora hanze.
rero tujya twitondera ibyo dupakije kuko nibyo tuvamo. Number one, why we should have few words. Kuki tugomba kuvuga makeya kandi atoranije? Cyambere nuko amagambo arema byiza ndetse arema na bibi. Rero kubera ashobora kurema byinshi tutayatunze neza, azaturemera akaga, azaturemera umuvumo. Kuko mwibuke ko umuvumo ni ijambo ndetse n'umugisha ni ijambo. So bivana n'iryo bakubwiye. Rero icyambere ijambo rarema. Icyakabiri navuzeho ijambo ritanga urupfu cyangwa ubuzima. Bireba ngo life or death are on the power of the tongues. Urupfu cyangwa ubuzima biri ku mbaraga z'ururimi. Urashobora ururimi rwawe rwakwicisha, rwagutsindishiriza, rwanagutsindisha. Ururimi rwawe rufite imbaraga cyane. Ururimi ni rwo twakiriza agakiza. Bibiliya ivuga ngo nimwatuza akanwa kanyu, ubwo ni ururimi, mukizeza umutima wanyu ko Kristo ari umwami, muzakira. Agakiza kari ku mbaraga z'ururimi. Ariko si icyo gusa, no mu ntambara z'umwuka Bibiliya ivuga ngo bamuneshesheje, baravuga Satani, abize bamuneshesheje. Number one, amaraso y'umwana w'intama. Ariko sawa gusa, banamuneshesheje amagambo yo guhamya kwabo. So urumva ko amagambo yatanga ubuzima, yatanga deliverance, yatanga liberation, yatanga umugisha. Nabaha urugero rw'umuhungu wagiye kubwira Dawidi, azi ko amubwira inkuru nziza, amubwira ko wenyine yisogoteye Sawulu, azi ko amubwira inkuru nziza ko yishe umwanzi we. Dawidi aramureba aramubwira ngo akanwa kawe karaguhamiriza, amaraso yawe agwe kuri wowe. Amwicaho aramubwira ati ariko mwene magambo, ntabwo ari njyewe, n'akanwa kawe kaguhitanye. So abantu benshi barapfuye bazi akanwa kabo. Akanwa n'amagambo n'ibigambo. Noneho rero ntambwe ya gatatu ngiye kuvugaho uyu munsi ni ubwenge bwacu, gukiranuka kwacu ndetse no gukiranirwa kwacu, ubupfapfa bwacu n'ubwenge bwacu bigaragarira mu magambo yacu. It's true. Nababwiye ko n'umusazi utaravuga wamwitira umunyabwenge, apfa kuvuga gusa ukamenya kumbi ko fo yataravuga ugira ngo ari concentre. Buriya abantu bacecetse wabitiranya cyane, kuko ubupfapfa bwabo butarajya hanze ntiwamenya. Nababaha urugero rw'umusazi wicaye, abandi birukanse bagonga ikibambasi, bagicapyeho umuryango, barirukanka baragonga pam 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 pam. Bagiye kumubaza bati wowe kuki utagiye, bazi ko ari muzima. Baravuga ngo ngewe impamvu ntagiye nuko urufunguzo rw'uriya muryango injye urufite hano, kandi uwo muryango nta rufunguzo ugira. Ikindi ati se urumva umeze ute? Ngo ndumva ameze neza partout sauf ku mutwe aha. So akavuga umutwe agashima hano. Urumva ko yari arwaye cyane kuruta umutwe, ntabwo ari hano, umutwe ni hano. So urumva bamenya ko apfuye cyane, ariko babimenye ariko yavuze. Se iyo umuntu muganira gutya mu minota nk'itanu, hari aho wamushyira, hari naho wamushyira. When you talk to somebody, as he talks, as he speaks, you can evaluate him. No mu buryo tureke bw'Imana, no mu buryo bw'isi. Ubundi akazi gatangwa n'ibizamini bitatu. Hari ikizamini bita psychotechnique, cyangwa se kubona uburyo atekereza vuba, ko kazi no gutekereza. Ikizamini cya kabiri ni iki? Abashaka akazi professionnel. Icyanyuma ni iki? Ko mutamfasha se. Ibizamini ni bitatu. Icyambere ni psychotechnique, igaragaza how speed you are, how you can think quicker. Icyakabiri ni iki? Professional, kugaragaza uko uzi matière. Hari icya gatatu cyanyuma bajya gukora bambaye neza. Kivuge mu izina nicyo nyine wavuze ngo written. Oya, interview. Ninde wari watsindwa interview? Watsinzwe interview. Pole sana.
nta kibazo. Ninde watsinze interview avamo yumva yayitsinze ariko bamwimakaza? Ya barahari rwose, barahari. Ninde watsinzwe interview kabisa aravuga ati yameshe pe, yansinze cyane? Interview si ikindi, bashyiraho pano, buriya bareba exactly, bavuga ngo amagambo ye n'imyifatire ye iratubwira exactly capacity. Interview ni test igaragaza ko the power of the word, kandi hari abahanga babaswa bazi kuvuga. Ya nabivuze neza, abahanga babaswa bazi kuvuga. Sinzi uko nabisobanura, but there are people who know to. Uzi ko yavuga ubusa iminota 3, amasata avuga ubusa ariko akabusiga neza, bazi kuvuga ubusa ariko bakavuga. Ibyo mvuga hari ababizi. So rero interview ni ukuvuga ngo your capacity is on the power of your tongue. Turamureba how he will answer, he will react. Abatimide rero batazi kuvuga, n'abashayi n'abandi batsindwa interview. Ariko interview ivuga ngo ubupfapfa bwe, capacity ye yo gukora akazi turayimenya mu buryo ari bw'idefend. Bakabaza iyi banke niki gishya wumva uzazanamo, ugatangira system ya management ya exchange information flows. Ntabwo ari speed enough. Niko rero njyewe additive nzacekinga ko ba flows ya information iva speed up faster than it used to be. Kandi ubwo tazi machine, tazi servere, tazi bushe tu akaba yanakabona ndugu yangu. So rero buriya mu bintu binyaga imbaraga z'umwuka amagambo arimo. One of the things which makes a Christian to be weak spiritually, no power, no signs, no wonders, talking. Ntabwo wamara amasaha 3 uvugana n'abantu ngo ubone icyo uvugana n'Imana, baba bakwanduje. Niyo mpamvu abamama benshi, tangire kuri abo ngabo, mutoranye inshuti, kuko inshuti utindamo badetermina amagambo mutindanamo, amagambo mutindanamo akakwica mu mwuka. Ntabwo wakwicara n'umuntu uvuga imyenda no kwambara no kurya n'inkweto amasaha 3 ngo uzatekereze ijuru, uzatekereze ikipe. Ntiwakwicara n'umuntu uvuga abandi kereka ko bureba kabyaye kabiri kereka ko bureba harimo ibinyoma na additive na complementary birakwanduza. Biblia ivuga ngo inshuti mbi zonona ingeso. Ubundi nta kundi bizonona, zikuvugisha byinshi bikwanduza. Simple. Inshuti zibaye mbi zitavuze ntabwo zakwanduza. Ikikwanduza ni amagambo yawe. Choose your friend and choose what to share with them. You will stay holy or unholy, depending on how you talk. Nigize gusaba Imana arababwiye, Mana wangize ikiragi. Kandi uvuga ndi serious. Shut my mouth and then I will just pray to you, never talk to people. Nuvaga abantu banyanduza kandi pe baranduza. Bagucumika mu ijambo ukumvura nawe urabisubije, bagucumita bwirinde ukabacumita bwirinde mugacumita bagabo. Ariko uyu munsi nateza ko your wisdom, your righteousness will come for the control of your tongue. Ndasaba ko igitangaza kiba mbere kujyanye service, Imana igwe control kuri mi rwawe n'amagambo yawe kugira ngo uzabuwera, kuko uko abamakiya niko gira. Next tusubije baba Proverbs 10 twarabisomye Sunday. Sin is not ended by multiplying words, but the present hold there is not ended. Cyangwa se mu yandi magambo it's added. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro, ndetse uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Ahari amagambo abiri nshaka mwitondera. Cyambere
ubwinshi bw'amagambo egari ubwinshi bw'ibyaha. Icya kabiri, imbaraga zo kontrola ururimi egari ubwenge. Murumva ayo magambo ari abiri. Number one, more you speak, more you sin. Number two, more you control your tongue, more wise you are. Mwene magambo, ubuswa bugaragara n'amagambo agucika udafite ubutware, cyangwa se ubwenge bugaragara mu mbaraga ufite zo kuyavuga make. Nanone uko agenda aba menshi niko agenda yongera ibyaha. Mu yandi magambo, uyagabanya agabanya ibyaha. Mu yandi magambo, uwabishobora yaceceka bigatuma adacumura, kuko uko agenda yiyongera niko agenda yongeza ibyaha. Amagambo menshi yongera ibyaha, kandi sinjye bivuze ni ijambo ry'uhoraho. So amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Mu magambo, if you don't want to sin, reduce your words. If you want to sin, talk more. You're going to sin more. Simple. Sinzi nta example natanga, ariko siko ndazifite. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Ndimwe nabwiye abasore n'abandi babaririmbyi, ndababwira ngo ntukajya wirukankira gushaka interview ku mateleviziyo n'amaradiyo n'ibindi. It's not safe for you. Barambwira none se advertisement no kumenyekana bizagenda bite? None se barambaza, none se dari nk'ubu wowe kuki tutakubona TV1, TV2, TV7, TV14, TV7? Kuki tutakubona? You should be just like that. Interview Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Icyo tazi nuko iyo bagutunze gutya kamera, bakagutunga na mikro, baba bakugabanyije mu gatatu kawe. Burya uvuga uri entire capacity yawe. Bibiri biba byagiye bitatu, kuko bagukonditiona kuvuga according to what they want. So rero umuzima nuvuga adatuzwe mikro, atanazi kwihari. Ngubu mfitekereje ko hari YouTube na ekra bari kumfirima, nkabijyamo cyane ko abakurikira China sinaba ngewe natangira kuvuga n'utundi tutari two. Rero kugira ngo simenye ko na YouTube hari biramfasha, kuko people are not alone and let them say when they are exposed to media they are almost changed radically. Buriya uzareba umukobwa umenyereye kamera na TV atakiri wenyine agenda kondo. You know what? I'm not that kind of person. It's not me. Ukibaza urwaye malaria, ufite ubumuga, ufite iki? Ukabona ari denature. No, you know what? That ain't me. It's not me. I want to know me really come. You know, it's not me. It's not me. Urwaye ijosi, umeze ute? Shyira amaguru hasi. Arodi kubwira se ibivuga murabyumva. So you can't be natural when you are almost always exposed on a camera, on a microphone, on that. Niyo mpamvu sometimes ibintu byo kujya imbere y'abantu waruke kujya wihisha, ukajya kwihisha ahantu. Uzi impamvu abaririmbyi basambana cyane cyangwa baterwa n'imwanzi cyangwa ababwiriza butumwa hanze? Nuko public ministry reduce your capacity to stand. Hariya kera ntimwakina amabiye, mwe amabiye murayaza amabiye yo bakira gutya hari cyo bakitaga tubuje, ugashyira akaru kagataka gutya ugashyiraho ibiye hariya, maze uzi impamvu yishyize aharenge uyikubite neza. Iyi pulpit anga kuzamukana ni nko gushyira kuri tubuje kugira ngo bakurase neza imyambi ya satani itubutse. Amagambo yo bagushyize kuri kamera urayongera n'atariho,
ukayareba bakakubaza Masasu, what the success of secret of the success, byose bi secret, ukabeshya rero. My secret is because just every morning I do some 25 pump and then I run and bakakubaza nigute wabyize kugira ngo byara amana batatu cyarimwe, ukabeshya. I know how to take my wife properly. Uziko properly ukabyara batatu. So rero kubera sekambireki batatu nta properly nta formula wako ariko urabeshya iyo bakwa nigute ukora ku buryo church yakura. I'm a man of planning. I know to plan for 20 years ahead. I'm a visionary person. Wagira ngo ufite formula kandi uragaswa katabaye gusa kanatunguwe ariko kamera amagambo menshi azamura ibicuburo byinshi no kutayafata kuzana ubuswa bwinshi cyane. Narota mwese mwifuza kuba ibiragi by'Imana muvuga man I don't wanna, amagambo arica arimo ibyaha byinshi. Umukobwa ajya gusambana n'umuhungu kubera kumva amagambo menshi, icyo mwita na mitoma na amatoma ni imitoma, wagira ngo imitomati. So bitangira buhoro n'akandi kajambo, iyo nkurebye gutya sinsizere kandi ubwo yarayaguna ntabwo nawe ukumva nibyo akongeraho kandi vraiment just your voice ingira ukuntu ubwo yari igikwanga yari ibishyimbo aratumbutse ngo ni voice yawe mugira ukuntu kandi kibabaje ubeshyeka wumva. Warabona umuntu ubeshyeka areba kakubwira ngo I know he was lying but still it makes me happy. He was lying, you was the most beautiful. Mu mutima akubwira ngo wowe n'ingagi bagiye kubita izina. So ariko akakubwira amagambo uzi neza ko ari ikinyoma, ariko kubera ari menshi n'agatima gashaka kuyumva ari menshi akagera ahantu ukemera ikinyoma kikagira efe kubera amagambo. Number 2, uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka, ariko umugabo w'indakirwa avuga ibinyoma. Urabona uvuga iby'ukuri habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota. Mu by'ukuri sometime ejo nasengeye umushumba kuri telefone ari mu kindi gihugu, arira aboroga, ari mu cyumba wenyine aboroga arambwira ndapfuye basi yo bamfunga yo bagire kure, ariko amagambo abantu bambwiye aranyishe arancumise. So incyuro bankoreye iranshwanyaguje araboroga. Urabona amagambo ya ijambo rimwe rya kandi hari abantu basa n'abasizwe, hari abantu ubona bavuga amagambo wagira ngo barabasize bafite ikintu cya speak nk'uburozi akubwira ijambo. Hari umugore mu minsi yashize wagiye Ndera n'ubu aracyariyo, mbere kwajyayo twarabonanye arambwira mfite umugabo utavuga. Ubwo ni umugabo mwiza ati hoya, kibazo nuko yavuze rimwe akubamo amagambo y'imyaka 5 bataravuze. Bisabegera ati akurasa rimwe ukarwara. Kandi koko yari yamubwiye rimwe aramureba arambwira ngo naragowe, arekeraho. Yamurebye mere magambo wowe urumva ko ndiyavuze yamurije gusa amureba aratuza aravuga ngo naragowe. Mere magambo uri icyago urakaga, ariko bivuga mu ijambo ribuze naragowe.
umwana arwara naragowe, ariko yagowe, urumva wagowe siwe, wagowe ni umugabo, ariko mu yandi magambo tuye tutuma misere, uri cyago wari kumpa ngo singuhure nawe, noneho bisigara umudamu adevelopa, naragowe yaragowe, no mu yandi magambo ninjye kaga, ninjye cyago, ninjye sida, ninjye byose, ninjye ni hepatite C, yaragowe, ninjyewe kugorwa kwe ninjyewe, arasara, bafunga gutya bajyana ndera. Ushobora ariko ururimi rw'ubunyabwenge vuga ijambo rikurikira, opoze yayo ni iki? Urwo haruguru hari urwica n'urundi rugakiza. Hari wakubwira ijambo yago rimwe gusa ukumva ya wa hari abasore hangaha n'abana baza kundeba bari depressed, nkamureba nkabwira ijambo rimwe gusa, genda uri umugabo sha ntabwo uzava muri imbwa. 1 month later his life changed, just changed radically. Nifatire ye cyangwa ukamurega ngamubwira ngo mwana wa va mu myanda, kandi yari umuhungu uvangavanga ubukristo, ukabona ijambo gusa kubera kuko akwizeye bwacu, ukabona neza atarukanye n'inshuti, his life changed. Erega nicyo tubereyeho, to speak to your life, not to destroy your life, to build up you guys. Jobo nakiri mama mwanga arwaye indwara nk'eshatu, mbavu 8, psychopta, namubwira turaganira, namubwira umva rero nkubwira ikintu kimwe, umwe ntabwo ngusengera, genda ukire. Arandeba agira ngo wenda ntabwo yumvishe neza, nsubiramo, ntabwo ndi bugusengere, ndakubwira genda ukire. Areba hasi, arahaguruka, afata dokima, arongera arandeba, mwene magambo nta kandi wakongeraho. babwiye Namani bati genda woge, aravuga, arambwira ngiye muri Yorodani, kandi la pama la pala la fata, imigenzi ikomeye sinakagiyemo. Barambwira muze yagusaba ibintu bikomeye ndi wakabyumvishe, genda gusa. Arambwira ngo yasoza gusa, aravuga gusa, he should do something, the world can change. Uriya Adam aricyo nakukozeho umunsi uza kutaka urwaye hepatite, nakukozeho, I did what? I speak him. Bamweretse ibizamini hepatite C, bamukiriyeho iterambwira go, you not sick. Uyu mugabo ikizamini arijye kukireka, medicine agiye kwirangiza, uyu nguyu nabwira go, ntabwo kiri Rodrigo Benaya, go, ufite courage, singusenge, nagusengeye hoya, nakugaruye yare ku muryango, go. Atitira muze ntabwo nshobora cyane, go, kuko go ikaranze mu mwuka ni go. Ijambo rirakiza, amen, it can save life. None se agakira so kwatura sisakanwa. Next, ikivuzo cyo kuri kiraramba. Ariko ibyo rurimi rubeshya bishira vuba. Imana ishima ko bishira vuba. Imana ndavuga ngo Imana ishima ko bishira vuba. Yo biba bitashiraga vuba we. Abanyarwanda barabeshyirana, baragambanirana, barazimurana. Imana ishimwe ko hagati y'ikinyoma bakuvugira n'ukuri kwawe ikinyoma kizashira vuba. Imana ishimwe ko kizashira vuba. Ni murabyumva, mvuze ko Imana ishimwe ko kizashira vuba. Imana ishimwe ko kidatinda n'ukuri. Ikivuzwe cy'ukuri kiraramba. Who you are will remain. Ariko ibyo ururimi rubeshya, ururimi rubeshya rugenda vuba muri ascenseur, ukuri kuzamuka muri escalier, gusa nibigera kuri 11e bizahagarara, ariko uzamuka muri escalier azajya kuri balcony hejuru y'inzu, slowly but surely. Ariko uza abantu babeshyeye ibintu yo bidashira vuba, babakigoye n'ubu ngubu. Tekereza ibintu bakubeshyeye bitakiriho.
iyo biguma uba warapfuye kabisa. Imana ishimwe ko byashize vuba. Hari uwo byashize vuba, nanjye hamaje abo byashize vuba bavuzeho ibintu birashira vrema, bigashira pyo umuyaga. Next, ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka. Ibyo ntago misubiramo, ikizira ni ikizira nyine. Next, ahubwo unezeza abikora bwo. Yes, Matayo, mwabana b'inciramo. Ahanga Yesu yararakaye kabisa, arabatuka vre. Mwabana b'inciramwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri ababi? Ibyuzuye umutima nibyo akanwa kagira gate kavuga. Next, umuntu mwiza. I like this verse. Mwani magambo ichiko. Okay, abana batatu baze nyuma yanjye gutya. Iyi ni imyambi cyangwa se n'amatrezoro mfite. Mu by'ukuri igisohoka hanze ntikimvamo. Yo ndeko y'umwe uko yitwara abamubona bamenye uwo ndiwe. So ngenda ndekura bagenda bamenya stock yanjye, ndabarekura ntibamenye uwo ndiwe. Mwene magambo, ubutunzi bw'umutima wanjye ntibwo bwagaragara ntaravuga. Umutima wanjye urasa na stock ifite amahera mugani y'abarundi, ariko ndarasinya sheke ntawe umenya ko ntunze kugeza ubwo ndekuye moya pyaka. So bibi ngwino bo haza abandi ahangaha batatu bambaye imikara bari black hano ku murongo. Buri muntu agira corresponda we. Hanyuma mfite ubutunzi bubi n'ubutunzi bwiza. Mfite ijambo ryo kwari kica n'urugero gusa, mwebwe muri biza n'ibyica. So rero ni nk'imyambi, ça dépend niyo ndekuye. Umuntu akanduka mbesire, nkabwira nanjye ndakubwira ngo mbesire, ariko nkavuga ngo Imana iguha umugisha. Noneho mbesiriye nkayicisha Imana iguha umugisha. Oh haleluya. Umuntu akakwaga kuvuma ukamera umugisha, Imana igutabara. So mfite shwa yo kurekura either black cyangwa no black, ariko byose ndabifite muri njyewe. Iyo biriye ngo ni gute isoko imwe yahesha Imana umugisha ikayishima ikanavuma ikiremwa Uwiteka yaremye. How come isoko imwe yabifite cell na soft water? Ni gute isoko imwe? Yes, from your umutima wawe ikibitsemo nta handi kigaragarira. Maneno musubireyo. Ntabwo narekuye mwebwe mugende mufite umugisha. Hari umukobwa umwe, reka mvite gutya, hari umudamu umwe muri iyi nzu, najya kubwita umukobwa wacu, ariko kamvuge ko hari umudamu umwe muri iyi nzu. Iyo duhuye kenshi abaseka, azi gutwenga, azi gushesheka, aravuga nkajya mureba. Buriya abantu benshi bazi ko ndi impumyi. Ndabona kwiri ntimubizi. Ndabona abantu benshi bazi ko ndi impumyi kubera murana benshi, kandi I'm quite sometime, not because I don't see what game you are playing, just because I expect you to change for future. Simple. Siku ndabona amafuti yawe mbanyirega kugira ngo wenda hagataho uzakira. Rero imwe uwo mudamu hanga haraza mu office yanjye. Haje mu office yanjye byari bingeza. Ndavuga uyu munsi ndasohora ikimurimo, maze mubwira ijambo rimwe gusa. Kakuri bajya avana y'inzara. Nubundi harambwe nubundi nubundi ndetse nzibya nubundi
avuga mu minota 3 avuga amagambo 800 hafi. Ndicara calme ndicara calme gutya ndaceceka. Hanyuma nimba yari yakangutse amenya ko yasohoye ikiri mu mutima we, muha icyayi. Kuvugwa ntitwongeye gusubira kuri yosije, twongeye kwivugaho, ariko ubu ngubu yaritonze abikora gake kuko yamenye ko namenye uwo ari we, kandi ko namweretse ko nzi ko atagaragaza uwo ari we. Simple. Wakorera Imana imyaka 36 ugahura n'abajone n'abaruje n'abarebare ukabivuga kutamenya abantu. Ni ngo kwiga medicine utamenya anatomy z'abantu. Gusa rero nzi n'Imana ishobora abantu, kandi umuti w'abantu ni ukubakiza amagambo. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye ku bwiza bw'ubutunzi bwiza bumurimo nyakubahwa mwiza. N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye ku bubi atuze mu bubi bwe, yitwa nyakubi. So rero who you are will be demonstrated by what come out from you, and your mouth will be. Urabona ugeze ku kibuga cy'indege hano umenya u Rwanda cyari cyo. When you enter an airport umenya u Rwanda ko rusa. Hari abantu benshi batazi u Rwanda cyangwa barata u Rwanda ariko ntaho barubona. Just airport, you landing face ya mbere hura abanyarwanda wera kumenya u Rwanda. Ni amagambo nayo ni nka airport, niyo face front line cyangwa se kuri custom kuri border. Uburyo wa mu officer wa immigration kwakira bigwa image y'igihugu. Yugeze mu gihugu abona umuntu yarambwira ngo igihugu cyanyu ni paradizo kabisa. Ndise niki? Abakobwa bakira n'abaseka. Abafisa bambaye neza baguserva. Abandi hari umurongo, nta rusaku ku kibuga cy'indege, nta rusaku. Abantu baripanga batera kashe bakakuramutsa. Hasa mes atiki ntaho biba. Yaravuye ahandi ntavuze ku mpamvu z'akazi. Rero aba shocked. Just airport arambwira ati kabisa ntaragera ahandi, ntaragera ariko just kubera iki? The front line will determine orga. N'umugore mwiza w'imico myiza utaragera mu mutima we uba wamusomye mu maso kameme. So rero the face is important somehow, like a door gate. Ururimi rero ndugu yangu nirwo entrée. La preuve ahanga ndi kubigisha ni ururimi ndi gukoresha. Simple. Number 2, njye kujya kuri point. Ariko gusambana n'ibinyoma byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye bande bikwiriye. Cyangwa ibiteye isoni, cyangwa umva rero ibindi bidakwiriye abera. Ijambo rikurikira risurinya niki? Ndashaka kumva neza. Amagambo y'ubupfu igikurikira cyangwa iki? Amagambo y'ubupfu ni nkayahe? Ninde wamfasha? Amagambo y'ubupfu. Reka tuvuge amashyengo. Amashyengo murayumva? Murundi ndimo warikoresha iki amashyengo? Okay, reka tugire hari. Now should there be obscenity, foolish talk, or crass joking. Naga phrases which are out of place.
tekereza nkanjye vraiment Apostle Masasu Bishop Archbishop wa Evangelical Restoration Church, President fondateur wa BCC, Papa wa IRC, Papa y'imyaka 60 hafi. Ngira umwana w'umukobwa mutoya w'umusekreteri mu office yanjye, atambuke mukubite ku mubiri we, kubite na blague ngo dore ufate gusukundeshya, none ufate n'uwo mwana wakabaye 18 22 23 ans muri abangaba, njewe mubwira ama blague, mvuge ama blague kuko biriya bintu foolish joke, iriya cost joking na ama blague si mureva ama blague, mubwira ibintu bidafite inzira, mvuge ku ngingo ze, mvuge ku biri we, ndi papa. Sha nubwo babyita blague ariko ni blague de place, ntibinakwiriye. Bona papa gutya umwana tambuka imbere y'umupapa wubashye, uza abana be bangana bawe, avuge ibigambo sinshaka kubivuga na example yananiye gufatamo kuko hari ibintu uvuga nanone ntubivuge, sinshaka kubivuga ariko ndabivuga mu byo bivuga, ndabivuga urabyumva ko mbivuga. Kabona umuntu kuri telefone gutya ari guhamagara abantu ma telefone yawe, umwana araha uri kuvugisha umukobwa bigana, ariko shawe ndagukumbuye bihagije cyane. Ibi blague qu'on n'entende ni parole déshonnête, ijambo déshonnête ilikuwa itari honnête, ni propos insensé ni insensé nyine. Non, ibitwera cyane ni plaisanterie, iri ama blague, choses qui sont contraires à la bienséance, contraire à la blague. Herega hari na majoke meza hariho, abwira madame nk'ubu ndamukumbeta petite, ako ni andre nje nawe kandi ni petite koko ubirebye kuri njewe, kavuga agasatsi kawe kameze neza, iyo si blague, iyo ni compliment, ariko sinabikora kameme. Amagambo adafite icyerekezo y'ubupfu, amashyengo mabi, ibyo ntibikwiriye, ahubwo mu kanwa habemo turashima Imana. Thank God for your hair, thank God for your face, thank God for how you look like, thank God for your laugh, thank God for you are, thank God for your structure, thank God for your thank God. Kubona umupapa w'umudirecteur general akubwira ngo uzampa ryari angana naso, ukabaza nzaguha iki, uri mutoya se ntabwo ubizi, so kibaza ibyo numva ndi kubyumva cyangwa se mbyumva. Imagine just none ukaba paralyze kubera uri entre nabyumvishe neza cyangwa none akabigusubirishamo, ejo akitwa papa. Amagambo y'ubupfu, just word, amashyengo, joke, just. Njewe tukiragira ihene kwa dufite class 8 yo kwitoza uburyo gutukana, tukakora tepe, umwe agatuka tukaza classifier watutse cyane bi shocking,
à la fin de la journée twakura gatepe kabisa turagiye ihene kuko bashoba bihene ngo bibaranga n'ugutukana. So iyo kuru ndayizi, ariko Imana ishimwe yarayisibye muri njyewe delete. Ubu ntabwo nkimenya. Ugatuka umwana rimwe akarwara 2 semaines akajya kubwira se na nyina ngo yanyangije, kandi koko bamwangije akajya yumva cyagitukira muherekeje, uzabaze sha. Ariko abantu b'Imana ntibyababamo. Just abantu b'Imana harimo amagambo y'Imana, praising, thank God who gave you peace and joy. Yeah, you look like an angel. Nta nyungu ziri inyuma mwana wa. Thank you for your cleaning, shining face, peaceful eyes, pure life, pure, apana corrupted, interrupted. Ntabwo ngarukira hanganda cyafite izindi gice kitoroshye, ariko amagambo y'ubupfu n'amablage muyareke. Nararebye muri Bibiliya rimwe ndashanga nta na rimwe Yesu yagize blage di. Kuva Matayo 1:1 avuka kugeza Revelation, this man never yasetse rimwe arishima mu mwuka. Niko bandika abigishwa bavuye kwirukana amadayimoni, barayirukana maze amadayimoni abumviye bajya gutanga report, baramubwira vieux, tunafurahi sana, même les démons n'abadayimoni baratwumvira wallahi, mbega byiza. Bivuga ngo ari yishima mu mwami, he was excited, ngo arishima mu mwami clean. Hanyuma ngaravuga ngo ntimwishime ko abadayimoni abumvira, mwishime ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cyose. That's he laughed. Aha naho yararize. Sindabona akubita mu blague, nta na hamwe. Kurera yararize, no guseka yarasetse, no kwishima arishimye, ariko nta na hamwe ngo Yesu akubita ka blague. Njyewe na Muhozi dufite ibibazo dusangiye bitagatifu. Ariko ibyacu ni byiza. Ibyacu ni illustration. Next. Iki gice kigiye gufata amaverse 10. Munyihanganire nkivugeho before we pray. We shall stumble in many ways. Anyone who is never taught in what he said is thank you. In other words, perfection comes by controlling what you say. So whoever never tremble, never just stumble or fail in what he says, this one is perfect. In other words, perfection is connected to the control. Ndasubira mu Kinyarwanda hariya. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu umeze ute ko mumvugira hasi. Aba ari umuntu umeze ute. Yeni magambo gutungana kuvahe. Ko mutafasha gutungana kose kuvahe. Umuntu wese udacumura mu byo avuga. Yeni magambo umuntu wese utunganye mu mvugo ye automatically atungana muri byo. Umuntu wese ukontrola imvugo ye aba ari perfect. Yabash, I like that. No gutegeka. Yeni magambo washobora ururimi ashobora niki. Ko mutamfasha. Ashobora niki kindi? Mu yandi magambo ururimi ni motere, ni vola,
ni iki wakontorora ukaba ukontroye ikindi cyose like aya mashanyarazi ari kwaka, hari generator. Iriya generator ni nini cyane, 50 kVA n'ibindi gutyo, iduha amashanyarazi, ndetse inaduha amashanyarazi meza akomeye kuruta aya harya ni wasawasa ewasa. Rero yabaye iki? Yabaye ese rege nibyo cyangwa si byo? Rege nka R nka Rwanda E na G, ubwo ni Rwanda Electricity Governance. Rwanda Energy Group ni rebe. Ari kumbwira nuko bari kumusubizamo, hari bakamukoroga inyivugiro hego yebwirire Rwanda Energy Group, ubwo ni regire areg. Okay, reg. Rero iriya generator yacu ni kinini gutya, kiri hasi, ubu nicyo kiri kutualimenta, but iki cyata kikakizimya ni akantu kagaragara. Mwene magambo ubu ngubu mwanutse hariya nkajya ngo bas mwajya mwijima. Mwene magambo ikintu kinini kigira little command. Rero abanyabwenge bacungana na command n'iki gikora nande. Rero ururimi rero narwo ni hatari, nubwo ikintu ari kinini ariko ukontrola igikontrola abakontrola ibikontrolwa. Ibyo mvuga murabyumva? Uburyo bwo gukontrola igikontrolwa ni ugukontrola ikibi kontrola. Rero igikontrola generator ni starter. Ya starter rero umunyabwenge ntajya gushaka amamoteri, acungana na starter. Ururimi rero ni starter. Reka mbireke ndabavunika ubusa, cyane kirabisobanura. Zamuka dore dushyira ibyuma mu kuyobora amafarashi mu kanwa kaya kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura imibiri yayo yose. Hari umwe wazanga nkamugira nk'ifarashi wihuta, uyu nguyu niwe wihuta. Turebe iki kintu cya bakum nani se David, ikintu kisa na mask hanyuma nze gushyiraho nani na mask cyangwa nani nze gushyiraho wenda umugozi. Ndabona sawa nzirikira nani ndabona mfatira nani nkanga habiri kintu gifite aho nashyira umugozi cyangwa se na okay, ndafate shape ebyiri basi ebyiri. Okay, bino jye imbere yanjye hano. Iyi farashi yanjye urugero gusa, iyi farashi yanjye kugira ngo nyitware babigenza barya, umekinga shwa kwa kanwa kayo gafunze. Noneho kakandi gafunze bagafungisha ugashyiraho imikoba. Yes. Ubusera yafata kanwa da nuko ifashe nani umuntu bari kurogwa. Noneho rero uburyo bwiza iyo utwaye ifarashi ugaye ukirenga gere rero farashi ugira burya pafu ikajya
ikajya so ugenda witwara ariko ukikontorole sasi ikindi you make sure you control its mouth. Myandi magambo kuba ushobora gukontorora akanwa kayo kari mu rurimi rwayo biguhesha gukontorora kandi uzi ko ifarashi ntigira ubwoba, ntitinya isasu, ntitinya icumu, ntitinya mu nyamaswa zitatinya. Iyo bavugije impanda y'intama ngo pampara papa yo irishima ujye muri bivuze ngo apetiraje, ariko ikikontorora ntabwo ari ikindi akanwa kayo. Myandi magambo the fact yo gukontorora ururimi rwayo biguhesha power. Ibindi kumva byumva. Yes, so kujyana ushaka ifarashi ishingiye kuba wafashe akanwa kayo. Rero ntabwo kujyana Imana kujyana wishaka itahirisha akanwa kawe gafunguke. Sawa, asante umuhamashi ya ibi bintu nabitekerejeho mu minsi yashize. Ndatekereza bageze kuki Imana itafashe ko bafata ijosi, kuki Imana itashatse ko ifarashi bayobora bayiziritse kuko bashobora kwitwara gutya. Yarapanze bashyira icyo bita mo hano gutya bakayifata gutya. Rero iyo ukuruye gutya imenya ko uvuze ngo droite, iyo ugize gutya imenya ko uvuze ngo gauche, iyo ugize ngo pa imenya ko uvuga ngo genda vuba. So rero kandi ibyo bigira impact direct ku kanwa, ku rurimi rwayo. Meaning icyo wakontorora gikontorora ni ururimi. Ugikontorora abagize control apana gusa ku mutwe no ku kanwa, afite control ku mubiri wose. Muharanire twembe namwe kwi ururimi rwanyu ruba under control. Niruba under control muzaba under control y'Umwuka Wera. Ukontorora ururimi rwawe abagukontrola. Reka mbere iki, umuntu umwe yaraje arambwira Masasu uteye ubwoba. Ndaseka, Masasu nteye ubwoba? Umuntu nkanjye gentil papa bonheur Père Noël ntera ubwoba gute? Arambwira ngo uteye ubwoba cyane. Nzagutekera ariko koko nteye ubwoba burya harya mugani nzagusanga iyo umuntu aguhemukiye abayiteze kumusubiza yucecetse kabiri abayibaza wicariye iki, uzakora iki mu minsi iri imbere. So nsanga abantu nteye ubwoba ni abantu batarumva icyo mvuga ku kibi bankoreye. Bivuga muri kubyumva. So umugabo yaricaye gutya, umugore yaramubeshye mu gitanda cye, ari cecekera imyaka 10, ariko yari umugomo w'umugabo. Rimwe aramwica amuhotoreye mu gitanda, amaze kumwica aravugiza, ahamagara polisi yicaye ku gitanda hafi y'intumbi y'umugore we. Yahamagaye polisi wenyine, baje arababwira ngo ubu niho ngiye umugabo. Namurambitsa yamwiciye wenyine yamunize. Baramubaza umugabo urarwaye umutwe? Arababwira ngo hoya, hashize imyaka 10 yarampemukiye muri iki gitanda, nari mbirwaye imyaka 10 none ndihimuye, ubu niho ngiye umugabo. Ubugome n'ubwana bwiza, umuntu ukontorora amagambo utari acting, wa mugani silence treatment, umutima wari mubi. So nimba mu buryo bw'ububi abazakora ibiri dipe bavuga make, ni gute ko tuzakora ibiri haya tutakavuze make kurutabo? Sinzi nimba bazicana baceceka, woratekereza ko uzatanga ubuzima agomba kuvuga nawe agomba kugira control, akamenya uko arekura
icyo arekura igihe akirekura. Dushyira ibyuma mu kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire. Mu magambo, uwayoboye akanwa kawe uba umwumvira nyine, kandi dushobora guhindura imibiri yayo yose kuko wakontorora ururimi abakontorora ibindi. Next, kandi dore inguge, muvuge ngo inguge. Inguge rero ni ubwato bunini, ship. Ninde wari wabona ubwato bunini yagiye ku mazi manini akabona mu physical akabona nk'ubwato, mbese ya mato manini ya cruise? Wabonye amato manini? Yes, thank you. Ni ibintu babita ni batima, ngo stem batima. Yugiye nka Rwanda cyangwa ukajya ahandi kurosea, ubona nyine ibi batima nibi n'amato manini. Nagiye San Diego aho twagiye gusengera na madame 2017 batujyana ku bwato aho Navy kayaba ikomeye yo muri Amerika. Tubona amato kweli, ya mato manini, amatone n'amatone y'ibiro. Ariko uko Bibiliya ivuga, inguge nubwo ari nini zaba ari nini zite compartment, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingasha rero ingasha n'akantu disi kameze gatya hari ingasha nyine ya indi international. Insirimu yo ni ya igitwara biriya byo ntabwo ari icyo, kaba kameze nka kavora k'igice, imeze nka vola y'igice, ibisa na half steering gutya gatoya gutya. Kabona kapiteni ameze gutya, mukishima ubwato bugeze ku nakagabo kangana nanditse kangana Placide ari arahagaze gutya, afashe akantu gutya, agatwara imashini nini, ukabona ikibatima gutya kigize gutya. Yani magambo, ururimi ni compare na steering. Ni kuvuga ngo uko vola cyangwa se mvuge n'igikamyo basi nicyo muzi cyane, kuko amato yo hari abatararenga Muhazi. Ninde hari wabona amazi yo kumuhaza ngaha? Ninde wavukiye Kigali, primaire Kigali, secondaire Kigali, université SFB, akaba akorana na A&M Kigali kubavuka. Ninde uri Kigali atarabona amazi? Nta kibazo, tarabona amazi menshi usibye Nyabugogo. Ndureba ko hari nta wundi bamufasha, samurase neza ya manura. Ninde wabonye Kivu gusa atararenga Gisenyi na Kibuye? Ninde wabonye Tanganyika basi? Good. Ninde wabona Osea, Dar es Salaam cyangwa hano? Okay. Ninde wari wagera Muhazi kabona kiyaga cyacu? Komeza ingasha ntoya cyane niyo yerekeza aho umwerekeza ashaka. Bigaragaza ko akantu gatoya kayobora ikintu kinini kuko kari ki. Next, ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira bikomeye. Nzakora, nzagira, nzajyaha, nzamwemeza, ururimi tu. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini riti, uburyo ritwikwa n'agashashi gato. Igikurikira baravuga ngo ururimi rwo ni nk'umuriro. Next 6, ururimi ni iki ko mutafasha? Ururimi ni iki? Ndababaza, umuriro uba mutoya cyangwa ntuba muto? Hari umuriro uba mutoya upfa gukongeza ishyamba. Icyo mvuga muracyumva? Ikibiriti kimwe n'icyatwika ishyamba ryose rya Nyungwe ko mutambwira ni byose byo. Akabiriti gutya pya, akaruru gatoya pya. Nari magambo, ururimi narwo nubwo rutoya rwakongeza ishyamba ryose. Jamona ishyamba iwanyu Australia n'ahandi California,
ibishyamba bishya by'amabirometero gutyo, bakazana indege zo kuzimya praba amazi menshi. Ariko wareba icyabiteye, just umuntu umwe yanyoye itabi hanyuma agusha agatabi hasi, umuyaga uje urahuha kuri agatabi, igihugu kirashya. Rero urugingo rwashizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona. Vuga ngo rwonona bingahe? Mubiri wose. So rero ninde wari umuzi indurwe? Murayizi indurwe murayizi? Urayizi wowe? Ya, indurwe ni hano ntabajya babaga se. Indurwe ni akantu karura kaba mu nkoko cyangwa mu yindi nyama burya, ni ihene ni pancreas arya, ni kibugira vesicule biliaire niko bakita. So ni akantu gato gutya kari mutuze duke, ariko iyo ubaga inkoko ugomba kwitonda, kuko nugasaturiramo harabiki. Ya, ihene nayo n'ibindi wabaga uracungana, kuko kafite likide urekuye gutya basi. Ka kantu k'indurwe ni gatoya ariko kadetermina y'inyama zose, gashobora kwangiza inyama zose z'ihene cyangwa z'ikindi gitungwa wabaze. Bibiliya ivuga ngo ururimi rwashizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wacu wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na ibyo shira bivuze basereka mbere ki. Gehonomi iri inyuma y'ururimi. The whole hell is behind our tongue. The whole demons and the power of darkness beyond. Just you better control the starter, then you can stop hell. Nongera next. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza, kandi barabimenyereje. Ni igitangaza. Ninde warabona intare bamenyereje? Intare kumenyereza murabyumva? Domestic. Ninde warabona umuntu wa domestic inzoka azambara ziya barahaba? Every intare urayi domestic babyita gute domestic, urayimenyereza, urayitoza, just calm it. Intare ukabona umuntu muzima haragenda n'intare gutya arekaresa, haravuga n'intare gutya arayishyira ku buryo haragenda, cyangwa inzoka arayambaye gutya, hayambaye inzoka ubona ayifite gutya hayamaduwa, ukabona inzoka arayikontrola, intare barayikontrola, ingwe barazikontrola. Bariya muri parike n'amazo ubona hari abagide ubona neza usanga babaye inyamaswa, barazivugisha, barazibyinisha, ukabona afite control. Bibiliya ivuga ngo nubwo inyamaswa zose zifite abayikontrola, ariko hari ziri incontrolable. Ikiri incontrolable ni akanyamaswa kitwa ururimi. Ni akanyamaswa version ururimi. Ako kanyamaswa ntugakontrola. Urumva ko gakeneye iki? Ubutabazi bwahe kugira ngo akanyamaswa kabe control. Imana ikemera ko n'inzoka nibura wayikontrola n'intare, ariko ururimi ruri wasi. Igihe wizeye ko rutari buvuge ruragucika, rukavuga ibyo utakavuze, wabivuze nyine. Harya nabivuze? Wabivuze nyine. Ukabona umuntu ariho aragenda afite consequence y'amagambo yavuze. Jewe ntabwo nzarongorwa, twungunu tugenda ku mutwe wanjye, twungu atazi ko mu myaka 6 azakura akabona umuturanyi yabyaye akifuza nawe kuba yagira ke kana, atazi ibihe ko bizahinduka, ariko amagambo ntiyayakontroye igihe. Cyangwa se ariho arashingura umwana we agatangira, umwana wanjye nari nkunze, uragiye, akamuvuga izina, tumwitende junior, uragiye jino, nanjye ntabwo nzaho humurizwa kugeza ngo usanzeyo.
muze ava ku kiriyo gutyo kwirimbi atangiye kunanuka mbukabona agenda ashonga ta ariko inyuma ni amagambo. Control. Ku kiriyo kunani control. Control y'amagambo. Control. Mr. John, will you take Mrs. Mumpizina, Mrs. Rose? Will you take Mrs. Rose as your only one wife of life? You will stay for the whole life. Do you swear to stay faithful to her until death separate you? Ukatangira, yes, I do. Ubwo muri yes, I do, ntuzi ko wenda azarwara igitundu akagira ibiro 20 kandi wowe wikundira, nanjye kuvuga by'amagambo yabigaho bitavugika, wikundira umubiri utubutse cyangwa se isho y'Imana yagutse mu muntu. Wowe wikundira bogar charmante, none ugiye kuvuga ngo will you love her until death separate you? Ukavuga yes, I do. Kandi ubwo muri I do ntabwo uzi nimba tuvuge wenda nk'abapagani, ariko mwebwe ntabwo bibareba. Tuzi ko uwo mukobwa afite karande ya nyina yo kunywa inzoga nyinshi no kuba kambireke no kuba bivuge no kuba yakwiruhutsa mu gitanda rimwe na rimwe gutyo. Uramurongoye ntuzi nimba afite ngita ubumuga. Tuvuge ko ajya agona cyane ku buryo agona ukajya mu mashini bacanye, cyangwa se arekura gaze nyinshi aryamye kandi iyo gaze ntabwo iba ari parufe, none cyangwa se n'ibindi byinshi. Rero uratangiye I do, ndakubwiye ngo muri I do irimo ndirimo ko mutafasha. Muri I do irimo ni include cyangwa exclude? Muri I do mwanyumvise se? Bakakubaza muzabana mu bibi no mu bikomeye muzabana, kandi ngo ntararekura gaze, ariko nanone iyo uvuze ngo I do irimo ntabwo irimo. Gutangira rero kuvuga ngo njyewe vraiment ndabona ntabwo twabana kubera impamvu z'impamvu. Ukibagirwa ko wavuze iki? Vuga icyo wavuze se. Wavuze iki? Kuvuga I do harimo byose, harimo gaze, harimo release, harimo byose. Vuga ngo I do. Kutazi kivugiye se. Uranyizeye gusa vuga ngo I do. Do you want to love Jesus until you die? Well, nta kibazo ibyo byo. Will you follow him faithfully until life stop? Yes. Will you love your wife until death separates you? You don't know. I do. So, next turangiza urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese rurimi, kandi nirwo tuvumisha abantu
How can you do things and the contrary? With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human. Darangije reka dusenge. Icyifuzo muracyumva? Kiri clear? Ngaho bwira Imana. Mana y'agakiza kacu, ubuhungiro bwacu, nsinzi yacu. Uyu mugoroba dufite icyifuzo mu mutima wacu. Kiri clear. We don't wanna talk more than you allow. Ndarama shekete bakrama. Rafrashata kale katele. Mana umve gusenga kwacu. Ufate iminwa yacu. Ufate ururimi rwacu. Ufate amagambo yacu. Udutabare. Kuko turashaka gukiranuka. Turashaka gukiranuka. Turashaka kutandura no kutiyanduza. Turashaka amagambo yacu atatuboha. Tuba abanyakuri. Amagambo yacu. Umugisha ubwoko bwawe. Uduherekeze. Udutsindishirize. Tube hafi. Urakoze ko abatuzi kera bazabona abandi bantu bashya. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Murakoze. Nahejo bamwe n'ahandi ku cyumweru. N'amaklase, n'amaservice, n'abamama dimanche. Abajene tuzabonana iriya dimanche yindi. Ubwo turabatumiye